n'umuryango wari umaze imyaka 19 19 muri Kayonza mu murenge wa Rukara mu kagari ka Kawangire. Amakuru yangezeho ni mu rugoroba nka hagati ya saa 4 na saa 6 bambwira ko abantu bari mu nkera. Nta nubwo abana bavutse mu ijoro rya 18 rishyira 19. Ejo abantu bose barahurura bava imihanda yose baje gutaramira abo bana. Ni umuryango urumva wari ubayeho neza. Umugabo ni umuntu wifashije ufasha n'abandi. Umugore n'umwarimukazi muri secondaire watangiye yigisha primaire hanyuma akaza kwiga kaminuza noneho akazya muri secondaire. Ariko bari bamaze basengera muri ADPR ndakeka. Bari bamaze imyaka 19 19 nta rubyaro. Yego. None aho bagiye kubyara babyaye abana 4 b'abahungu. Tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza, tuje kubyinirira uwo mushyitsi waje tugana. Bahise bahurura nta wabatumyeho. Bo bumvishe ngo rwa rumaze imyaka 19 nta mwana rubyaye abahungu 4 bose baraza. Ariko hari impamvu. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi. Turi kumwe na teacher wacu n'uyu munsi agiye kongera kuduha amasomo. Mwarimu waramutse neza? Asante sana. Umeze taho ndaho. Umeze neza. Marina agiye noneho kuva kwizima ashaka umugabo. Mwabonye igihamya? Cyane kuko urumva hari ibiganiro agendaga akora avuga ngo ngewe sikorarana n'umugabo buri munsi ntago nabishobora. Ariko burya sigaje mu buzima. Batariko burya ngira urukundo. Nimubona nzaba mukunda nta kindi. None ejo bundi twabonye bamutereye ivi. Ibyo ntago ndabibona gusa reka turebe personality ye nta birenze. Amubonye toke ariko nanone ubona kuri ya mwana asa naho ari nkaho societe ariyo imushyiraho pressure igitutu cyo gushaka nta bimurimo ngo bakambaza ngo nta mukwe. Oya nyine iyo ni pressure sociale kandi umuntu ni être social. Uvuka mu bantu ukabaho mu bantu ugapfa mu bantu n'ibyo societe ishaka ifo kubyumva. Rimwe na rimwe ntago abantu bose baba barashatse babikunze. Ariko ugize pressure ya societe nawe akavugira ko imyaka yo guhera kwishyiga yayigejeje azi kwisobanura. Ariko ibintu avuga buriya byinshi aba ari mukuri. Ari mu bantu bavuga kuri kwinshi bakiri batoya kandi ngo mfite ngo bakambwira ngo naheze ngo kuziko kwishyiga. Yavugaga kuziko we avuga kuziko. We avuga kuziko. No urumva ntabwo n'abandi bantu bose bira bintu byose abavuga n'ukuri. N'abandi bagore bose babajije uti umugabo ubwona mukabana imyaka 20-30 umugabo urarahumura inzoga, umugabo unutse ibirenge cyangwa amasogisi, umugabo tahabwije ni byinshi. Bose babajije nta numwe wazigera ashaka. Yego. Ariko irifo kubyumva. Ikinambabaza rero nuko muri we nubwo abavuga ati wenda abagabo ni ikibazo ngo none ngo kwitwa umutware ngo none se ngo freedom byaba bivuze iki, ngo independence ngo byaba bivuze iki, ngo nkaba umufasha ngo akambira umutware n'imyaka yose nsigaje. Abantu benshi ni kuri ababa batekereza ariko societe ari ibyo igushyiraho. Yego. Icya kabiri agomba kumva ko agomba kubyara ntago yigera bivugaho. Nubwo avuga wenda ibyo anenga abagabo ntago akomoza ku rubyaro. Ese akeneye kubyara cyangwa n'urubyara abona kuko nigeze avuga ati ngo agahija karasakuza cyangwa icyo ngicyo ubundi ibyo bintu bibiri nibyo bigira urugo. Yego. Societe igusaba kugira urugo nuwo mwashakanye n'urubyaro muzanye. Abaye nka kuriya kuntu abona abagabo n'abandi bose niko babona kuko nta freedom irimo nyine. Iyo wageze mu viwanyu nanjye mvi wacu duhurira iwacu uko Padiri Cyprien yatubwiraga. Biba bivuze ngo hari ibyo utakaza nk'uburenganzira cyane. Ukaza ugatakaza ubwawe n'uwo mwashakanye agatakaza ubwe mukagira ubwanyu mwubaka. Ariko ntabwo ajya komoza ku mwana.
ubundi iyo ukomoza ku mwana iyo umwana ari aje imbere uwo mwashakanye nabyo birazamuka. Iyo wabonaga ububi bw'urushako ariko ukirekompansa mu byiza byo kubyara by'urubyaro, urabyumva? Yego. Urushako urubyaro rurakurura rugatuma urushako ruba positive. Nubwo mu rushako habamo ibibazo ariko mu rubyaro nta na rimwe. Ni ibisubizo, ni uburyohe gusa. Urabyumva? Kubyara n'akantu kandi. Iyo utekereza urubyaro wihanganira ibibi by'urushako. Cyane. Ukunyumva? Cyane. So rwo ntajya ruvugaho. Ariko nyine society niyo afite ba nyirasenge yubaha azumva ibyo bamubwira. Niyo afite nyina yubaha azumva ibyo bamubwira n'abandi. Ariko pratico mabiri yavuga n'undi mugore wese n'undi mugabo wese yabikubwira. Kubaho gutya ukaza wibanagengera udufaranga twawe uko tubonye, none haje umuntu umenya ngo kuri konti hariho udufaranga, wagira ngo ni ribu yo kugitega kubaza ngo aya wayashyize hehe. Ibyo freedom bayitakaje cyane, hagasigara freedom y'urugo. Kuko urugo ni bya bintu umwana se ntagira uburenganzira, ariko imbere y'ababyeyi arabutakaza cyane kuko bamufiteho inshingano. Ntabwo bya freedom, ibyo bya freedom ni amakonsept twazaniwe, ariko ntabwo mu rugo habamo freedom, hazamo uburenganzira ngo hazemo amategeko ngo hazemo icyoya. Habamo inshingano kandi twaremanywe nazo mu muco wa kimuntu. Ntabwo mu rugo ibyo bibamo. What is the meaning of freedom? What is the meaning independence? Independence is for what? Oya, uzambara umwenda mugufa kubwira ati subirayo wambara muremure. Yego. Uzagira gutya uzaryamira urubavu rw'iburyo akubwira ati ryamira urw'ibumoso. Nta biba bihari. Kandi sina ngombwa. Ntabwo freedom arizo zubaka ku muryango. Ntabwo amategeko ari yubaka ku muryango. Umuryango ufite uko wubakitse muri nature humaine. Uzasetize buri muntu inshingano ze. Uzatuma tekawe akubwira ati hoya teka. Tegereza ibiryo. Shiraho inkono jya guhaha. Urumva? Par exemple uvuze bya tekawe nibuka ko muri kino gihe cy'ibiciro biba byarazamutse. Ugeraho ugasanga kuzana ibihiye ari byo byagufasha. Ariko nta rugo rudateka. Nijyo shigavuga yavuze iziko ahabara. Iziko naryo ni ipfundo ry'urugo. Urugo rudafite iziko ntabwo ari urugo. Urugo rugomba guteka. Si ukuvuga ngo babuze umwanya, si ukuvuga ngo babuze amafaranga ngo barajya kugura mu mahoteli. Urwo si urugo. Ntabwo urugo rushobora gutungwa n'ibyo muri hoteli. Nubwo hoteli iteka neza kurusha urugo, ariko kwitwa urugo ni ibyo byose. Mu gifaransa babyita foyer, kandi foyer ni iziko nyine ririya mari navuga. Wabyumvise? Ntabwo ari ibyo mu Kinyarwanda, ariko byumvikane ko umuco w'isi wose w'abantu wemera ko urugo foyer bahurira aho ngaho, kuko iryo ziko avuga nicyo kimenyetso cy'uko urugo rubayeho. Rurya kwishyiga rimwe, iziko rimwe rigateka mwese mukarya. Rimwe na rimwe mu mico ya kera n'abagifite imico ikiri inyuma, abantu bose baba bazengurutse iryo ziko. Niyo foyer. Kuzenguruka iryo ziko Marina avuga ko ahezeho cyangwa ishyiga iryo ziko kurizenguruka bakungurana ibitekerezo. Niwo mu muco ni naho inama y'umuryango ibera. Ababyeyi bagacira abana imigani, bakabaza abana uko biriwe, buri wese ku rwego rwe. Uwiri waragiye, uwavuye ku ishuri, uwo batumye kwa nyirasenge akavuga iby'urugendo rwe, donc bagasangira amakuru. Ibyo rero afite impungenge, aratinya gutakaza freedom na independence. Ariko nanone nta freedom cyangwa independence utari integre mu muco waho uvuka. So niba rero ijambo umukobwa bivuga gukobwa, sibyo? Ibyo byose ukabyumva uko wabyawe nawe ukatekereza kubyara. Inzira nyoko yaciyemo nawe ugomba kuzicamo, inzira so yaciyemo nawe ugomba kuzicamo. Nta mpamvu yo kwinuba, kuko nta utahanyura. Kutahanyura nicyo uburi ikibazo. So rero umuntu yamwifuriza amahirwe, nubwo ntarabyumva byabyivugira. Ibyinshi nagiye numva ni ibyaho ngaho avuga ngo yewe ng'umugabo ngo noneho akagona noneho akanutse inkweto ariko nawe yagona. N'abagore bose ntibagona. Kuki se watagona? Kugona biva ku mubiri, kuko ukoresheje ibyo wariye, position uryamyemo ni byinshi. Ntabwo kubagona, ntabwo yagona imyaka 10 cyangwa unarwaye. Nibyo nkubwira, niwo mubiri nyine. Umubiri wawe uteye ute, wawuhaye iki, wawukoresheje ute, uryamishije ute.
ibyo byose biragira nta muntu ugona buri munsi. yego ejo bundi uwitwa Yago yari ari kuri live aganira na Chita akamubaza ngo uzagaruka mu Rwanda. Simbizi, ese nugaruka mu Rwanda uziga kubana n'indyarya? Bati njyewe sinjya niyoberanya, sinabana n'indyarya. Ese hari uburyo umenye ko ndi indyarya, njye ndi indyarya, wakomeza ukareka njye nawe tugakomeza tukabana? Nawe uko mbibenya ndabibona. Ntawe mbibaza ndabyibwira. None se twakomeza tukabana njye nawe? Ubundi hari abantu batatu ugomba kwikuramo bakuvuna. Iyo utabikuyemo uravunika cyane. Indyarya, barusahurira mu nduru, abo twita opportuniste cyangwa se parasite, n'abacantege. Ibi bantu bakwiranda kubivuga benshi na wa mupasiteri Mbabazi ni Jack Ma abo bantu arabavuga. Kuko indyarya iravuna ikagutwara, iyo ubana n'indyarya irenze imwe kandi nimwe muhorana uhora urwaye umutwe. Kuko bisaba kwicara umenya ngo ashatse kuvuga iki. Iyo kugira inama aragushuka, iyo agushuka abyita inama. Babyumva? Yari kukugira inama, aba ari kugushuka. Yari kugushuka akubwira ko ari kukugira inama. Ari kukugira inama. Reka nguhe urugero. Ashaka kukubwira ati akakubwira ibyiza bya banki Rambere. Ati hariya se kugenda, ati nta domande, nta murongo utonda, ukagenda akaguha miliyoni imwe, ukazajya umwungukira 20%. 20% ni makeya kuko na banki ni 19. Babyumva? Arimo aragushora kwa Rambere, muri banki Rambere. Akubujije amabanki. Babyumva? Yego. Kugira ngo ejo nusara abyine, aserebure. Hanyuma wamusaba ubwo arimo aragushuka abyita inama. Hanyuma ejo icyitwa inama akakugira inama, ariko birinjiranamo, buze uko bisobanura. Ariko uhora urwaye. Iyo umaze kubivumbura ntumwikure vuba, uhora urwaye umutwe. Kwigihe cyose birakuvuna, kandi ntabwo ari wa mutwe ukurya cyane, ni wa mutwe ugutera n'isereri. Mwajya guhura na telefone ye yaza ugasusumira kuyifata. Yaguhamagara ngo muhurire ahantu, igihe cyose ukaba uri kuvuga ati bishatse kuvuga iki. Yaguha ngo ngwino nkugurire agacupa, uti ese ubwo ntagiye kumpuza n'abantu batari ngombwa? Ese ubwo ntagiye kunjyana mu byo ntakeneye? Igihe cyose ugahora impungenge, ugahungetwa kwa. Niko guhungetwa. Iwo ni indyarya. Hanyuma opportuniste rero bo ni ba bantu agukenera mpaka kubonye, wamukenera ukamubura, kugira ngo umutesting ubimenye, umwake service. Umuntu ushobora kumuguriza amafaranga inshuro nk'icumi, wewe wamubwira imwe, ushaka nka kimwe cy'ijana muyo wamuhaye. Ndayakura heze kureba amatariki aho ageze, kandi wewe ntabwo ujya mu matariki, kuko ntabwo ari amatariki atanga amafaranga. Agakwepa ashaka ibisobanuro, kandi wowe ntiwigeze umubwira ngo niturahembwa. Kuko ushobora guhembwa ukageza kuri 20 ukiyafite. Yego. Ushobora no guhembwa ukageza kuri 5 wayamaze. Witanga impamvu y'amatariki, vuga ngo ndayaguha cyangwa si ndaguhaye. Nuko umubona. Wamubwira uti tujyane gusura umwana ku ishuri arwaye, yewe mfite akazi kenshi, nanjye nzagira abashyitsi. Byose agashaka impamvu zigahora ari impamvu. Yego. Wo nawe ni opportuniste ugucunga mu bihe bizima, akakwexploita, yagaprofita nyine ya faiblesse yawe. Iya awanyuma bakomeye cyane kurusha n'izo ndyarya n'aba opportuniste, n'aba pessimiste. Ngewe umpesimiste iminsi 2 irahagije kugira ngo ndeke kugendana nawe. Wa wundi ubwira ngo tugiye aha, agahita avuga ngo imvura iradusangayo. Wa wundi ubwira kujya kugura ikibanza aha, ngo ariko ngo numvise ngo bavuga ko baza ngo Katari yahaguze. Wamubwira uti kugura brochette, avuga ngo wasanga bari yabotse imbwa. Wamubwira uti ngiye kugura ino telefone, ngo izi ntizikigezweho. Ibintu ngo zirakwama. Yego, ibintu byose akakwereka ko byarangiye abo mbazira kubi. Abo mbazira kubi. Wamubwira uti dutembere ku kagoroba, ngo hateye abajura. Ibintu byose akagita ashaka ikibyica. Kibyica. Uwo nawe ugomba kumureka. Ugomba kumureka.
naho abo ngabo kandi abantu benshi abo baruzuye gusa kugira ngo wihe amahoro abo bavana mu buzima bwawe yego ariko abo opportuniste bakwihishamo baba bafite n'ibindi bibaranga bafite akarimi keza iyo ari wo ugushaka azana akarimi keza rwose agaca bugufi ariko wazagira ngo umukenere no kumubwira ngo ndarwaye ngwino undwaza ijoro rimwe wapi none se nk'uwo wazanya ku karimi keza wowe ushobora kumureba ugahita umumenya gute utari wamukeneraho ya serivisi wowe umukeneyeho ariko ngiye ndumuriterere ngiye gusikana abantu par raporo y'imivugire n'imiterere ndabibona ya karimi keza zubuna kayowe wenyine neza umuntu nkawe ubundi nk'ubureka nkubwire nk'uyu munsi ntabwo wambwiye ko nambaye neza iyo ubimbwira n'iki gikote n'uyu mupira w'akazi ntiguhita amenya ko akarimi keza twarakize muri harimo kana bajombyemo nawe nyine oya niba ubivuga ari byo ariko umunsi wabivuze atari byo nzamenya ko hari ibindi uri gushaka twize umugani wa Corbo et Ronald Corbonus et Ronaldus aho bavugaga ngo aho Bakame n'ikiyoni no mu Kinyarwanda wari uhari wari mu Kilatini wari mu Gifaransa wari no mu Kinyarwanda Bakame n'ikiyoni ikiyoni rero Bakame yaragiye irasonza hanyuma ibona ikiyoni mu giti ariko gifite nakita ngikira twabyitaga muri texte bayitaga umutamu ariko mu Gifaransa ni le beurre nka fromage urabizi ko ikiyoni kidakufatisha amaboko gifatisha umuntu nuvuga ngo iyo ugisuhuje kikakwikiriza icyo cyari gifite kirataka amasha kiyoni urakoma neza noneho si ubwiza urasa na biki naro kirishima kishaka kwisubiza pa urabyumva iboro yahita yego nyine bakabibibonye igiporezo ariko banza hari n'indirimbo twaririmbaga ngo amapfa yarateye Bakamiransonza maze yibuka ibyo gusuhuka iti mu kinyaga mpafite mabukwe nakwereye inka munani noneho rero hanyuma karagenda bakagera aho ngaho yabonye ikiyoni ati amashyo kiyoni urakoma neza noneho subwiza urasa nabike urumva wumvise akarimi keza Bakamibwira kiyoni subwiza urasa nabike kandi ari ikiyoni ari cyamukarage noneho ikiyoni kigiye gusubiza Bakame kuri ya maringusho yayo beriragwa ya fromage iragwa ijambo twabyitaga mu Kinyarwanda muri uwo mwandiko sindi kubyuka neza ryari nk'iricurano cyangwa yaramunga none uvuga ngo Bakamibwira kiyoni kwisa neza nta na rimwe hahandi baraganira ntaki noneho urasa nabiki tageta ari kugira ngo bigucike babyumva ni hahandi umuntu ashobora kubwira wenda aha hantu wenda hari akabari wenda k'umuntu w'inshuti yawe kaza ukaryoshya hari ahantu rero ngewe iyo mpari rwose banumva ntuje haba hari umutekano haba hari amahumbezi wagera ugasanga ni studio ifungiranye nk'iyi rero aba ari amaco y'inda abari akarimi keza nyine ubundi ntabwo akenshi opposite y'akarimi keza ni ukuvugisha ukuri uko kwakabaye kwahuranye ariko tufite societe mu bihe binyuranye ikinyoma cyinjiye muri civilisation guhera ku bukoroni guhera kuri ibi by'abanyamerika bavuga ngo bafite impuhwe ngo ibiri kubera muri Kongo ibiki n'ibiki byose ni uburyarya kandi byose bishingiye ku kinyoma nta uvuga iby'ukuri so iyo ufashe umurongo wo kuvuga iby'ukuri wo kubaho mu buzima bw'ukuri butari ikinyoma ubivuga mu banyakinyoma ubivuga mu batunzwe n'ikinyoma ubivuga mu batejwe imbere n'ikinyoma uri nk'akantu kameze gute se Kinyarwanda kiza bakita urusya rutukura urusya rutukura bakaguha kato urabyumva bakagushingira intuza yawe ku gasozi ka wenyine kubera iki ubwiza abantu ukuri uje mu bantu batanu bari kubeshyana ukababwiza ukuri bahita bagutwama bakakohereza ukajya mu bwigunge ugashyirwa mu kato kubera ko ari wowe uvuga ukuri
uri kubyumva yego ariko bigeraho abantu bake bagenda baza bagusanga kuri ka gasozi cyangwa baguhamagara ubasange ariko si benshi yego kubera ko twabayeho ubuzima ndavuga isi muri rusange ikinyoma gihabwa intebe none wavuga ukuri reka nguhe urugero bajya bavuga ngo wavumbuye Amerika ngo bamwita Amerigo Vespucci cyangwa se Christophe Colomb kuvumbura uwo musozi ko wari uhasanzwe wanabayeho ataravuka abivumbura ni gute uvumbura ikintu cyabaye utaravuka ahubwo nicyo kikuvumbuye nicyo cyakuvumbuye ejo nabyumvise oya ninde bavuze umuhanzi ari Rugamba Cyprien bavuga ko ngo yageze mu Bubiligi nawe avumbura umusozi kandi aho hasanze oya yarazi ko i Burayi nta misozi haba noneho we abona icyitwa umusozi avuga ati ndavumbuye abyumva so ni ukuvuga ngo ubuzima bw'isi muri rusange ubuzima bw'isi muri rusange abakoreshamo ikinyoma batera imbere kurushaho iyo ugiye mu byagiye byandikwa ukumva wenda impamvu Amerika yateye Saddam ugatwara ibitwaro ntago babyerekanye ari Saddam yataka Kuwait muri golfu ntago yerekanaga impamvu ibyo berekana ubuzima buriho bushushanyije busize akarangi gasa neza imbere ari ibicupuri bitunze benshi impamvu ari nk'ibikarito yego bitunze benshi hari abantu benshi baba barageze aheza badaciye mu nzira nziza mu byatumye bahagera harimo ibinyoma abo bantu rero iyo babaye benshi kubavugamo ukuri ni nko guta inyuma yahuye ariko biranga ukakuvuga nibyo ngibyo rero ufite nuko hari abantu benshi babeshejweho n'ibinyoma pe cyane kandi babayeho neza byo ni akazi kabo ni neza by'inyuma ni neza by'inyuma arabizi ko muri we ari fake so rero abo ngabo rimwe nibyo abantu benshi bavuga ko bagutesha umwanya bihagije ubundi kubavana mu buzima bari ngombwa yego Kayonza impundu ziravuga rwose impundu ziravuga umubyeyi yari yifitiye ubwatsi ariko abura iki ariko abura urubyaro ubwatsi abura abo kurya bwa bwatsi abo kurya bwa bwatsi none Imana yamusubije imuha 4 cyarimwe yego ni byiza nanjye ni inkuru yashimishije nubwo tuzagerageza gusura uyu muryango cyangwa se tugashaka n'abandi batanga buhamya ni umuryango wari umaze imyaka 19 muri Kayonza mu murenge wa Rukara mu kagari ka Kawangire amakuru yangezeho ni mu rugoroba nka hagati ya saa 4 na saa 6 bambwira ko abantu bari mu nkera nta nubwo abana bavutse mu ijoro rya 18 rishyira 19 ejo abantu bose barahurura bava imihanda yose baje gutaramira abo bana ni umuryango urumva wari ubayeho neza umugabo ni umuntu wifashije ufasha n'abandi umugore n'umwarimukazi muri segondere watangiye yigisha primaire hanyuma akaza kwiga kaminuza noneho akazajya muri segondere ariko bari bamaze basengera muri ADPR ndakeka bari bamaze imyaka 19 nta rubyaro yego none aho bagiye kubyara babyaye abana 4 b'abahungu tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyinirira uwo mushyitsi waje tugana bahise bahurura nta wabatumyeho bo bumvishe ngo rwa rugo rumaze imyaka 19 nta mwana rubyaye abahungu 4 bose baraza ariko hari impamvu ubwo mbere yo kujya mu bijyanye n'uko siyansi biteganya ariko ndaje mbanze ndebe uwo mugabo muri ubwo buzima bwo kutagira umwana abantu baje gushengerera uwo mubyeyi wabyaye abahungu 4 bavuga bati iyo wakoze ibyiza ugomba gushimirwa bari bamaze igihe basengera urubyaro no bitangiye kugaragara ko
imbuto z'amasengesho zishobora kuba zikiriho zirakora wasanga ari abasenga nabi sibyo yego wasanga hari undi nanjye nzashakira abantu bamusengere twamenyanye 2-4 kandi nawe ni muri iyo ntara mu karere ka Gatsibo twamenye 2-4 afite umugore ariko na n'ubu urumva bo barengeje 22 uyu rero yanyandikira arambwira ati gushimirwa kabisa ati nabonye abasore yubakiye mbona abana rera atarabe abyumva nubwo we ntabo yari yafite ku giti cye urugo rwe rwabagamo abana agashingira akubakira abasore urabyumva mbona abo arihira amashuri ati mbona abo yaherekeje mu nkiko akabishyurira abavoka bagatsinda imanza ati mbona bagatsinda imanza abashakiye abavuga ati nubwo ntari muba yafashije ati nabonye abo yagiye ibikorwa bye by'urukundo abaturage bakunda n'abandi ni umuntu ucuruza ibintu by'imyaka agatanga akazi abo yarihiye muri za auto école kugira ngo batware imodoka abo yubakiye abo yarihiye za ambulance zibajyana kwa muganga abo yishyuriye ibitaro mbese ni nkaho umusozi wose byageze saa sita tukivugana bambwira bati nta na gahunda yo gutaha yego bati tuzava hano umubyeyi yavuye ku kiriri twise n'izina bano bahungu bane urumva iyo fenomene iyo fenomene ntabwo ngewe ndi umuntu usenga cyangwa ngo mvuge ngo ibintu bibe ariko aba bantu bishimiye kubera iki ni ibintu bigaragara ko babihimbaniye yego muri za nzira kuko abantu benshi mu bibazo byo kutabona urubyaro mu bibazo by'ubukene mu bibazo by'ibikigiki hari igihe abantu hazamo ibindi bintu cyane cyane shitani agakoreramo ahubwo agatuma uta umurongo aba rero bafashe imitsina barakomeza bati nubwo Imana itaduhaye abacu ariko naba nabayo bahera ku bayo bararihira abana barishyura abavoka mu manza bariha za ambulance n'ibitaro nabo bagiye bakoreshereza ubukwe umusore yajya gusaba akamuha imodoka nk'aho ibyo bidahagije n'inkwano akayimuha imyaka 19 muri urwo rugendo 4 abahungu 4 icyanshimishije rero cya mbere nuko nsanzwe menyereye ko ubundi inkuru tukunda kugira nuko umubyeyi wabyaye 4 inkuru ziza zitabaza leta byarabaye Nyabihu byarabaye na hano mu Kiyovu ngira ngo twize kumufasha ataha iwabo muri Ruhango ko ndibuka ko na nimero ye nari nyifite ko nanjye ndi mu bamutabarije ariko ababo bavukiye mu rugo rwishoboye ubundi impanga zirenze 2 aba ari ikibazo guhera ku babyara 3 ku babyara 4 aba ari ikibazo ariko ku rugo rushoboye aha rwose ni mahwi nta bufashanyo bakeneye icyakora bafite umuryango mugari niyo batagira imbaraga babandi bafashije ni nk'inguzanyo ni investment bakoraga nuvuga ngo naba baza gufasha baraza babakorere mu abo 4 abahungu 4 vraiment ni ikintu cyo kwishimirwa cyane ubusanzwe yatumenyereye ko impanga zirenze 2 ari ikibazo kuri societe yose bagatangira gutabaza leta mu demitiwere umubyeyi yabuza amata n'ikibungo mu minsi yashize ari inkuru yari hari y'umubyeyi nawe wari warabyaye 3 ibintu nk'ibyo so uyu rero wa Rukara na Ketchup yabyaye 3 ntabwo umuzi wo muri bamenya ukina muri bamenya yabyaye 3 okay ariko nawe arabashoboye cyane nyira abakinnyi ba filime ngira ngo bafite akantu so icyo nicyo kwishimirwa kuba igihe cyose bamaze ntako batagize bagakorera ab'Imana gukorera Imana ntango ari gukora mu rusengero nukureba bayo uwayo uhangayitse ukamumenya ibundi Imana yo ijya gusubiza nta gusubiza isengesho gusa isubiza n'ibikorwa iki nicyo cyabayeho fete uyu muryango nitubona kanya tuzanawusura cyangwa se tubona abandi baduha amakuru ariko ni ibisubizo basubijwe kubera ko bakoze neza barahembwe kubera ko bakoze neza basubijwe kubera ko babisabye kandi basubijwe rimwe nubwo bagiye kurera 4 icyarimwe mu myaka 15 bafite abasore 4 bangana yego bangana so urumva ni byiza cyane ni inkuru haba hariho ikigira inkuru nuko bavukiye mu rugo rushoboye kuko ubundi abana 4 cyangwa 3 bavukiye adashobotse inkuru bagutabaza leta aba rero ntabwo ari gutabaza leta ahubwo batabawe urugo ruruzuye
saa sita n'igice z'ijoro Mm. umuntu yarimo ambwira ati n'ubu turacyicaye baraye inkera ni igitangaza urabyumva ariko ntibishoboka n'uyu muryango tuzawureba ko bambwiye ibikorwa by'uyu mugabo usanga ni byinshi ntabwo ni byinshi kabisa ni byinshi rero n'abandi ubwo izo nizo nzira niko nabivuga iyo Imana itaguhaye abawe uhera ku bayo ukabitaho kandi ukabitaho neza none iyo wirengagije abayo hari igihe ishobora kuba ati n'abawe ntiwabashobora bati ndabagwa abanjye urabanze urashaka biki none ngo urashaka abawe ego ibyo niko abantu bakabaye bibaza niyo tutajya mu iyobokamana tukajya muri karuma kuko karuma yo ivuga ko wabishaka utabishaka ibikorwa byawe bizagukurikirana byiza ejo cyangwa ejo bundi nibitagera kuri wowe bizagera ku mwana wawe bibi byanze bikunze ejo cyangwa ejo bundi bizagera ku wawe ubisanga imbere ugira neza ukayisanga imbere nibyo rero nibyo uyu muryango nanze kuvuga amazina yawo ibindi nzigererayo ikawangire ndahazi nzagerayo uko bizashoboka tuzabitegura ariko n'ibyishimo mu muryango kandi noneho bane mu rugo rushoboye bane baje bakenewe mu rugo rubashoboye kandi mu rugo rusanzwe rumenyereye kurera aha biruzuye ntabwo bagiye kubigiraho kandi babashakaga nibyo ngibyo rero reka uyu muryango tuwifurize ishya n'ihirwe aba bana rwose bakure bagejuru tuzanawusura yego Premium Construction Group yes mvuye kubareba ntabwo tubonanye barimo barashaka ko tuzasubirana kuri terrain byari bashaka kuzasubira ikarembure urumva ntabwo tubonanye bashaka ko tuzasubirana ikarembure hahandi yanzu twasanze igeze tukerekanaho ubu noneho igeze ariko ntabwo tubonanye weekend irarangira tubipanze neza yego ni abantu beza rero cyane ni abantu b'abahanga ni abajene bakiri bato pe ariko bakora akazi kabo neza bafite ibikoresho bihagije inyubako nyinshi mubona harimo n'umuturanyi wawe ubwenge bwazubatse n'ubwa premium cyane rwose yego ibyo ntabwo tubishidikanyaho rero ni abahanga iriya nzu duturanye numvise mu gitondo twabyutse tuyivugaho abakire bo muri transport bayisarage bayibwije ukuri ngaho nyumvira nawe bayibwije ukuri rwose narinzimije none utangiye kubivuga bitwaye iki yego ariko bagomba kubimenya ntabwo ari classified information yego kuba wavuga designer w'inzu runaka nubwo wenda mu bintu bijyanye ababyita ngo ikira mu budenganzira ku mutungo kamere w'ubwenge niko babyita hari igihe igikorwa ugikora ukagihemberwa kigahita gihinduka icyo waguhembye yego ariko ukuri kuba guhari nuko nazira filime nyinshi cyangwa zira ndirimbo akenshi ntabwo bari izaba uraza ukaririmba gusa ariko ari wakwandikiye uwo wakwandikiye ntabwo yemewe kwivuga imyato ko ari wo kuko yarakwishyuye abigira ibye rero ntabwo babyumve ariko nabundi kira kigo ntabwo cyemerewe kwikora design ko wavuga ko cyakoresha undi ntabirenze yego ni abahanga rero kandi namwe murabizi abantu b'abahanga mujye mubagana babakorera ibintu byanyu neza iyo ufite ikibanza ndakwereka icyo uzagikoresha bakakubwira hajyamo inzu ingana gutya rwose aho kugira ngo wice ubutaka bwawe ubusa reka tugufashe tukwereke icyo ubutaka bwawe wabukoresha mubasange hano i Remera yes n'ubu mvuyeyo rwose imbere ya sako mu marembo ya Rebu mvuyeyo ndababura mpita nigira muri sako kuzana ubwatsi itike yaje ntabwo ari gupfa ubusa kuzana ubwatsi ntabwo sako harya byose ni ubwatsi gusa ni ubwatsi gusa muri sako mvuye gusuhuza nabivuze ngo mvuye gusafura nawe mvuye gusuhuza umuntu uriyo witwa Safari bakorera mu marembo ya Rebu rwose ku neza birateganye mubahamagare kuri 0784 42 yego cyangwa 0785 559 bafite n'ishami Rusizi naho mubagane abari Rusizi Nyamasheke Karongi abo bose nabo hakurya nabo Kavu nabo mwabegera nta kibazo yego uyu munsi ni kwa gatanu igisope kirakomeje kwa Musonera
ariko rwose nyamuneka ndabararitse ndabatumiye nimuze hano muri Vista Kigali. Hari ibintu byiza, hari igikoni cyiza, hari ibyumba byiza byo kuryamamo, hari salo, ibyumba bifite salo n'akabaraza, hari jaride nziza, by'umwihariko hari igikoni cyiza cyane. Yego. Agahene kabagiweho, agakwavu kabagiyeho, agatoki gatemeweho, Yego. agafi Aho, karobeweho. aho, eh. Niko Urumva bimeze. ni ahantu ugera rwose ukumva ubuzima bwawe bumeze neza Kabisa. cyane. Yeah. Bafite sale nziza z'inama, bafite screen nini cyane zo kureberaho Buriya hari match. ikindi nibagiwe, haba n'abakiriya ba VIP. Mm. Ba bandi ashobora kunywa amusiteri y'u Burundi ya 5 batari abanyakavuyo. Iyo mvuze ngo Yego. abakiriya ba VIP ntago hazamo ba bandi ntago hazamo ba mayibobo, ntago hazamo ba bandi batakarabye, ba bandi batukana, ni VIP gusa. Yego. Rero ni mubagane, ni hano ku kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Ureba munsi gatoya y'umuhanda ukabona icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali, kiba kiri kwaka gishashagirana, Cyane. ugahita winjiramo ukahagirira ibihe byiza cyane Yeah. n'uwawe. Yes. N'abawe. N'uwawe n'abawe. Yego. Nibyo ngibyo rero, reka nshimire mwarimu ku kiganiro cyiza Nimero duhaye. zabo 0785 40 80 40. Yego. Mwari ndagushimiye cyane. Abashaka inzu Maranyundo hari umudugudu nabo bashaka ko dukorana. Nabo bazagira, tuzatanga nimero, ariko hari umudugudu urimo inzu nyinshi urenze kwa Sarongo, aho Sarongo yakoreraga ibitangaza. Hari kaburimbi igerayo. Urumva rero nabo turi hafi gukorana, nuko abantu babe babimenye, cyane cyane abari hanze badafite umwanya wo kubakisha. Ubwo tuzabarangira, tuzajya kuzisura nazo dufate video, hanyuma ubundi tujye tuzibereka. Nta kibazo rwose, ni tayari. Asante Mwari sana. ndagushimiye cyane. Asante. N'abakunzi ba KOP namwe turabashimiye, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu hano kuri KOP. Ibiganiro byacu byo nakagaruka.